Ibihe byiza kuri abo bana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Ese wari uzi ko VIH sida ifite amoko abiri? Gusa hari icyo wakwibaza, se ni ubuhe bwoko bukaze kurusha ubundi? Abantu benshi ntago bajya bibaza kuri ibi bintu. Abandi benshi hari ijambo bajya bakunda gukoresha ngo uriya muntu ngo afite sida irya izindi. Rimwe na rimwe iyo bavuze ako kantu, hari bwa buryo batabasha gusobanukirwa neza n'uburyo hari amoko abiri ya VIH sida, bigatuma rero bo babivuga gutyo. Uyu munsi rero nje kugusobanurira itandukano riri hagati y'ayo moko uko ari abiri. Ikaze. Mu busanzwe hari icyo twita VIH-E na VIH-D. Muri aya moko abiri rero harimo ubwoko bukaze cyane, ari bwa mugani abantu bakunda kwivugisha ngo ni sida irya izindi. Hakabaho n'ubwoko noneho buciriritse cyangwa se bugenda gakeya budakaze nk'ubundi bwoko. Nibyo ngiye kubasobanurira rero, ubane natwe usobanukirwe, wumve impamvu cyangwa se imvano ya kariya kajambo abantu biharaje. Ni muganga Theophile muri kumwe nanone mu kiganiro cy'uyu munsi, aho nje kubasobanurira uburyo VIH sida ifite amoko abiri, ahubwo ayo moko abiri abantu mukaba mudasobanukiwe n'ayariyo. Mu bisanzwe VIH ni virusi yangiza abasirikare b'umubiri, aribyo twita CD4. Ni virusi yangiza ubudahangarwa, ni virusi ituma umuntu arwara mu buryo bworoshye cyane iyo idahawe imiti iyigabanya. Iyi virusi itahawe imiti iyigabanya iba ishobora kugenda ikakugeza ku rwego urwara sida. Tuvuga rero ko warwaye sida cya gihe ubudahangarwa bwawe bwabaye buke, cya gihe abasirikare babaye bakeya, ibyuririzi bikaza. Icyo gihe rero iyo ibyuririzi byabaye byinshi nibwo dutangira kuvuga ko umuntu arwaye sida. Hahandi watangiye kugaragaza ibimenyetso, watangiye kurwara zona, watangiye kurwara amadiyare idakira, watangiye kugaragaza ibintu ku mubiri wawe bidasanzwe. Ibyo byose ni ibimenyetso bikunze kwerekana ko ufite ubwandu bwa virusi itera sida bwagiye bukagera ku rugero rw'aho urwara sida. Nk'uko nabikubwiye rero, VIH ifitemo amoko abiri. Hari VIH-E na VIH-D. Iyi VIH-E yo twita VIH yo mu bwoko bwa mbere, nibwo bwoko bwiganje cyane ku isi, nibwo bwanduza abantu benshi, kandi noneho bugenda bwiyongera. Ni ukuvuga ngo bwiyongera vuba. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu adafashe imiti, ubu bwoko bwa VIH bushobora guhita buba impamvu y'uko umuntu nyine agaragaza iki, ko arwaye sida, ibyuririzi bihita biza vuba. Niyo mpamvu rero hafi y'abantu bose akenshi usanga bafite VIH-E, kubera ko usanga nyine aribwo bwandura cyane, aribwo abantu benshi bafite. Iyi VIH yo mu bwoko bwa kabiri yo rero itandukanyeho gato n'iyo mu bwoko bwa mbere, kuko iyo iboneka cyane cyane muri Afurika y'Uburengerazuba, ni ku bushakashatsi bugaragaza ko ariho iboneka. Ikindi kandi igenda gahoro, ku buryo abayifite bashobora kuyimarana igihe kirekire bataragaragaza ibimenyetso. Ni ukuvuga ngo umuntu urwaye iyi VIH yo mu bwoko bwa mbere, we agaragaza ibimenyetso vuba, agaragaza adafashe imiti, aba ashobora guhita arwara sida. Ariko iyi ngiyi VIH-D yo umuntu uyirwaye ntabwo agaragaza ibimenyetso vuba, igenda gakeya, ayimarana igihe kirekire cyane itaragaragara. Itandukaniro rero riri hagati y'izi VIH ya mbere na VIH ya kabiri, ni uko VIH ya mbere irihuta cyane. Ikindi kandi irakwirakwira cyane. Ni ukuvuga ngo irandura cyane, irihuta. Iyi VIH ya kabiri yo igenda gahoro. Ikindi ntabwo ikunda gukwirakwira cyane, kuko urumva ntabwo ikunze kwandura cyane. Usanga iyiganje ari iyo mu bwoko bwa mbere. Igishimishije rero kurushaho ni uko nyine uyu munsi umuntu wese ufite VIH, yaba iya mbere yaba iyo mu bwoko bwa kabiri,
aba bantu bose iyo bafata imiti neza bashobora kubaho ubuzima busanzwe. Iyo bafata imiti neza bashobora kubyara abana bazima batanduye. Iyo bafata imiti neza bakora akazi kabo, batunga imiryango yabo, bakora ibikorwa byabo, bagira iterambere. Mbese usanga kuba afite iyo VIH bisa nkaho nta kintu bitwaye umubiri cyane, na cyane ko ntaho ababara kuko ayifite. Atangira kumva ububabare iyo adafata imiti neza, akagaragaza ibyuririzi, akarwara sida. Icyo gihe nibwo tuvuga ko umuntu afite ubwandu yarwaye sida, ya VIH yakwiriye umubiri wose, yamunze abasirikare b'umubiri, ibyuririzi bikazamuka, nibwo atangira kumva ububabare. Naho iyo afata imiti neza nta bubabare, aba ari ahari muzima, ameze neza, afite ingufu, akora akazi kose, nta kibazo na gitoya afite. Bakunzi bacu rero, nshuti mudukurikira, icyo twabibutsa ni uko imiti irahari, yaba imiti irinda abantu kwandura ubwandu bwa virusi itera sida, yaba imiti ifasha abantu kugabanya ubukana bwa virusi itera sida, yaba imiti ifasha abantu kugira ngo batanduza abana babatwite. Iyo miti yose irahari kwa muganga. Ahubwo icyo usabwa ni ukumenya ngo ese ndi mu kihe cyiciro. Kubimenya rero nta kundi ni ukwipimisha ukamenya uko uhagaze, ukamenya nimba waranduye cyangwa se ukamenya niba utarandura, ugakomeza kumenya uburyo bwo kwitwara. Kimira wowe rero ubana natwe, wumva ibiganiro byacu, twandikira muri comment, uduhe ibitekerezo, sharing inshuti zawe zumva inama zivuga ku buzima, na cyane ko nzi ko abantu benshi mufite ibibazo byinshi mwibaza bijyanye n'ubwandu bwa virusi itera sida, ariko ahangaha ubu byemerewe kudusobanuza tukagusobanurira. Mukomeze mugubwe neza rero, mugire amagara mazima, ubuzima buzira indwara, nibyo mbifuriza, kandi Uwiteka abarinde.